itorero rya Kristo. Maramaje rwose ko nzakora icyo mfatanije n'Imana. Amashyi menshi. Ndabamenyesha ko uyu muntu yabatijwe mu kiliziya y'i Roma kandi bamwitaga Boneti, none n'ubundi bakomejemo kumwita Boneti Musabyimana. None kandi ndababwira yuko twemeye umwinjiza muri iki gice cy'umukumbi wa Kristo, icyo rugingo rw'itorero rye, kuko ari ryo uyu munsi yemeye, kandi ahamije yuko uhereye none atazagira isoni zo guhamya ko yizeye Kristo wabambwe, kandi ko azaguma kurwanisha ubutwari ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha n'isi na Satani, kandi ko azahora ari intore kandi umuja ukiranuka wa Kristo iminsi yose azamara akiriho. None Boneti mu izina rya Data wa twese n'itumwa ry'Umwuka Wera mu itorero rya Anglikani Church of Uganda. Tukote Emeresa Yesu none twacu bane bahereza umugisha, nuko tugiye gukomezamo kandi ariko mubashyireho ubutebe dukomeze ikindi gice, nuko turirimba indirimbo imwe, nuko dukomezamo kwitegura igice cya kabiri cyo kugana. Bahagaze none no kubwira impamvu nta muntu ukwiriye kubikora biturumbukiwe abitewe n'irari ry'umubiri, abwiye n'irari ry'umubiri, ahubwo akwiye kubikora yitonze cyane, yigiriye inama kandi atekereza icyatumye Imana itegeka uwo mubano w'icyubahiro. Iyo ni ingingo ya mbere ku rwego rwo bafatanyije bamara imibabaro, bari mu byago kandi basangira ibyiza, bari mu mahoro. Gatatu, bategekewe kugira ngo birinde icyaha cy'ubusambanyi, umugabo agire umugore bahorana ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Kandi cya kane, bategekewe kugira ngo Imana ibahe umugisha wo kubyara abana, babarere neza, babigishe ingeso nziza, bubahe Imana kandi bashimishe izina ryayo. Rero nicyo gitumye Deus na Bonet baje ngo bashyingiranwe muri uwo mubano wera. Niba ari umuntu wese ufite impamvu yababuza gushyingiranwa, naze ayivuge. Uwaba afite impamvu yabuza aba bantu bombi gushyingiranwa kwera nabwo kugira ngo babumwe, yaza akayivuga. kandi niba ntawe ndabahugura Deus kandi nawe Bonet nayivuge. Deus hari impamvu byakubuza gukora gushyingiranwa na Bonet ntayo. Amashyi menshi. None Bonet hari impamvu ufite yakubuza gushyingiranwa na Deus ntayo. Kuko mukwiriye
tendereza ubwo nta mpamvu ibonetse dufite tendereza Yesu Yesu murokozi muzamura mukiriho mwebwe ndabyemeye rwose amashyi none Boneta nawe ngiye kukubaza Boneta wemeye ko Deus ari umugabo wawe ukurongoye ngo mubane umubano wera w'abashyingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana uzajya umwumvira umukorera umukunda umwubaha uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye kandi uzareka abandi bagabo bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi barakoze none tugiye guhamagara ushingiye umugeni naze hano Yesu Yesu muri mwana kwandika Yesu nanone musaza we cyangwa se ababyeyi bakoze umurimo wo gutanga guhereza Deus umugeni kandi n'itorero turabikwemereye tuguhaye umugeni mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera Yesu Yesu ari mwana reka bakomeze atangire neza kuko barebanye kandi bakiranye ubwo bakaba bamenyanye na se baziranye ubwo kwemerera nanone kubwo kumara umukoro Bonet uba umugore wanje niyongoreye ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye kandi uri muzima nje mukunda kugusha neza kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana ndikurahiye ncyo none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye kandi uri muzima nje ngukunda kugusha neza kumvira kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana mbikurahiye ncyo wo gutanga urukundo rukomeye ruva muri wowe kugira ngo rugere kuri Deus na Boneta kugira ngo urukundo rwabo nanone uru rukundo mu izina ryawe kandi bahore bakundana kandi biyegerana iteka ryose amen. impeta ubahishije umubiri wanje ubaye ibyanjye byose bivuze mu izina rya Data wa twese
n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. umubiri wanjye wahaye ibyanjye byose mbivuze mu izina rya data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. none dukomezeho kubasengera ubu Deus kandi na Boneta bahuje umutima ngo bashyingiranywe kandi bahamirije imbere y'Imana n'imbere yacu mu masezerano n'impeta bahanye ari no gufatanya mu ntoki. Nicyo gitumye mvuga nti kuva ubu Deus ari nitwe, kuva ubu Deus ari nitwe, Deus ari nitwe kandi na Boneta ari nitwe. Imana ishobora byose ibaha umugisha, ibarinde kandi ibuzuze urukundo rwayo kugira ngo uburyo muzabana muri iyi si buzatume muhabwa ubugingo buhoraho. Amina. Yesu, Yesu, mwana wendiga, Yesu, Boneta ari nitwe kandi n'abishingizi babo turabasengeye mu buryo bw'uko biteguye kubafasha muri aya mago basezeranire batangiye uyu munsi bagiye kubaka, kugira ngo imbaraga zabo z'Umwuka wera zikomeze kumanukira kuri bo, ubuntu bwawe bumanukire kuri bo kandi ubumwe bukomeze kurebeka kugira ngo inshuro utwicaje mu rusengero rwawe rwera na cyane ku bwa Deus z'ababyeyi babo bakiri insoro, ukageza igihe cyo bavukiye ukabarera ukabakuza bagejeje muri uyu munsi. Mwami Imana bo bari gusohoza urukundo rwabo na cyane bahera n'impano z'abana bakababera icyo kureberaho cyiza Mana, bigatuma babera ab'igiciro itorero, izina ryawe rigakomeza guhabwa icyubahiro. None urakoze kutugirira neza, turarindiriye ukomeze kutwumvisha ijwi ryawe kugira ngo twese tuvaha. Mwami Imana, ubugingo bwacu bwongeye guhinduka, bitume twongera kubabasha, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. uhereye ku murongo wa 22 ndavugaho amagambo make ubwo kugira ngo tugende turaguza turaganira nangwa se turakomeza, ariko amagambo yacu y'uyu munsi twarebye kuri uwo murongo wa 22 uretse umurongo wa 20 kuko ugandukira umwami wacu, kandi n'umurongo wa 25 ukagira ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze kuko yaryogesheje amazi y'ijambo rye. Haleluya. Kuko ni Kristo kandi tugasanga twongera tugasanga yuko nanone n'umugeni aba itorero, ari ryo torero rya Kristo. Haleluya. Niko ku gashushanyo kari kandi akandi gashushanyo ni uko tureba ubukwe uko bumeze, twongera gushushanya ubwiza bwo mu ijuru. Icya kabiri bikongera bikatwigisha mu buryo bw'uko amago ari umushinga w'Imana. Amago
ni umushinga w'Imana. Abantu benshi tuja mu mago kandi rakunda gusumbya abandi bose, none nawe avuga ngo Imana nanjye rakunda gusumbya abandi bose. Uko twari tungana buri muntu wese aravuga ngo Imana upfira mukunda buri muntu kuko ziki uramukunda. Nyine buri muntu avuga ngo njye siko yakoreye iki ngo n'iki n'iki ngo ntona njyewe ntona harimo n'uw'inkuba yakubise nuko ari n'umwana n'ibindi ariko baba bazima, none ukuboko kwari kwarapfuye kaguta. Aravuga ngo none ngiye ko iki n'iki cyakozwe bikaba ndiho weho watsumbute kugira ngo watsumbute urukundo rw'Imana ikunda. N'ubundi gutera bari kumva Imana ibakunze gusumba bane twebwe, ariko natwe Imana dukoreye igikoze iki ibikomeye. Namwe uyu munsi Imana ibakoreye igikomeye, ariko icyo ndi kuvuga cya ngombwa ni ukugira ngo utaza kwibagirwa ubumwe bwawe n'iki n'Imana, bitume twibuka kuko niba umukwe ahagarariye Kristo kandi Kristo akaba ari uwo mutwe w'itorero, nicyo gitumye n'umugabo nangwa se umukwe akwiriye kuba umutwe w'urugo. Umugabo nawe umutwe w'inshingano z'umugabo n'umugabo n'ibyo bakwiriye gukora. None aho ugeze ni he? Aho ugeze ni he? Nuko Imana ikaba yazigatikira mu rugo rwawe n'iki, nangwa icyo gikomeje gukora n'iki, na plani ni izihe z'uko Imana yazigatikinga bya bintu byo wakoze iki ibyo wakoze urupapuro kuko weho uri mu za lectures n'ibindi uko urabigeza ugasubiza ibipapuro akangana ibyo wabonye mu batarashyingiranywe mu itorero. Niba ari byiza niba ari bibi urabyandika ku rupapuro ugeze ka peji 10, nanga igitabo cyose ukorera isaha kandi n'ibindi byiza wabonyemo. So noneho bikwereke weho n'iki kandi dushingira mu itorero rya Kristo hagati, none urashaka kujya mu kindi kibaho ikihe. Nuko noneho umenye yuko itorero ari rikunze ubugingo bwawe. Abandi bamaraga gushingira ngo bakava mu itorero nangwa se bakava mu kanisa, nuko kuko kuyoborwa n'ubwenge bwawe uzasubire no mu kanisa n'ibindi. None ni ukuvuga ngo Boneta ko wakiriwe mu itorero ukwiriye gukora ibintu. Nababajije ikindi kibazo, mbese none mumara gushingira ngo mu itorero muri gutekereza iki icyo muzakorera, icyo muzakora mu itorero, icyo muzakora mu kanisa. Niba bazaririmba aho bazakora iki, hagarara ngo turebe wambaye mazazi, nibo bazabagabo mwaba mazazi mwese muhagarara na fazazi nawe nahagarare ture ba fazazi bambaye ubwo nibo bambaye uniform urukura ko hari icyapa tureshya ukamukopa ubura kamukopa ucyari kare. So nuko ariko turigenza niba ariko nawe uzaba kugira ngo ugire umumaro mu kanisa. Ibindi turareka turekeraho abo abishingizi muhawe umurimo mutabareka, namwe mugerageze kujya murakora iki, muravugana nabo no kubegereza Kristo kugira ngo urugo rwabo ruzabe rwiza. Njyewe nishingiye umuntu aguye ava mu gakiza narababaye, bituma atangira kutongera kugira kwishingira abandi n'ibindi byatumye nararika cyane. Nuko hari ibyo Imana yarangiye no gutangira kumwishingira, ariko wishingiye umuntu agasubira inyuma wumva ubabaye. So none muri make niba ari imfura zanyu, niba ari buzabucira zanyu weho baracyari bacyakomeza n'ibindi, ariko mumenye mumekinge shuwa n'aba bantu barakomeye muki mu gakiza. Adusenge nishimiye
gutegura kuza kurangirizamo utuyobore ku bw'ubuntu bwawe tubisabye twizeye mu izina ry'Yesu umwami wacu. Umukonje. ushaka kumarira ubushitsi turatanga tubabone kubahereza certificate nyuma niturangiza tugeze twebwe mwakoze ribara tukiye niko tugiye ugenda none abisubiza. Amazina yanje kabamva Gisorora Kateriteri yose na mazina ya makanisa mva mu parishes kuko nashingiwe Kateriteri ariko dutuye ahitwa Nyakabande so dusomeraga mu parish ya Gisorora na Busozi. Turashima Imana, turongera gushima Imana cyane kubw'uyu munsi w'abana bacu, kubw'ibi birori. Imana ni nziza, Imana ni igitangaza kuko yadukoreye ibikomeye. Hari benshi bifuzaga nk'uyu munsi ariko ntibawubona, none twe turi bande kugira ngo tube twabibonye. Mukomere Imana mu mashyi. Bikokora
nuko tuje kurya tunywe tunezerwe dusenge turirimbe byose bigende neza turasaba Imana kugira ngo ibidufashemo kandi ndongera guhamagara umutware nakoze cyane nakoze Yesu ashimwe haleluya Yesu ashimwe cyane ndi Denis Nsenga wo mu kanisa ya Akengeyo sumuriza Mwumba twabaganga ejo bundi bwo twagiye muri sanuriro so iyo turi muri Mwumba nanone tuba turi iwacu siko amagambo bayavuze Reverend yatwigishije kweho gushima Imana so turashima Imana cyane itugejeje kuri uyu munsi nanone akubwa Deus na Bonet murabizi ko baza bikomeye n'ubwo yari yabivuze none natwe turashima Imana ibindi turabivugira hariya mu bushitsi uko tubabwiye ariko ico nabwira abantu ba Mwumba hari ibintu ukundaga gusengera Reverend ngo Imana izakura ubushobozi umunsi umwe nzakora ikintu gikore mu kanisa nanje genderaho none nsanze muri no kubaka narindi kwibaza ariko ngeze aho ndibuka ngo nubwo ntari uko nari nshaka ngo mbendi ariko nibuka nabwo ko ntari uko nari imeze ndavuga ntabwo nabona apfa kuvaha none Reverend uranyemerera nanje nzaba cement imwe niyo nshoboye Reverend kugira ngo nanje nje mu bitabo by'abagize ico bakora kuri iyi kanisa yacu murakoze cyane Yesu itakika imwe yuriye nuko handimwe uko ari guhandimira uriya musaza we nuko Mutwari turihirwe kunagatete parish sheje hoku neturoni so bisima muhanga watu saiso bankeri ntabwo nabishaka ngo bizake yene zake yaciye bisima mukama muhanga turamutera mu ijakure mu government ya government nayo tubabwiye ko tuzayandikira mu UR neza nuko mose bari kubyigiza mu za computer none katube tubahaye yino kandi nayo ni nkuru mwese mwakireho babafusura Zina jawe
iyizire mwari nakunze karibu gikundiro ntabwo Imana yakubabaza iteka iyizire usohoje isezerano ryawe Mana nabibwiwe kenshi nkumva ari inzozi narebaga aho bizaca nkahaburayo narebaga hirya hino nkahaburayo shimwa Yesu unkoze ku mutima bye n'inzu yanjye tuzakunambaho shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere warakoze kwihangana mukunzi wanjye amajoro arayurira ni menshi cyane wararize kenshi utagira uwaguhoza ibikomere ufite ni byinshi nanjye ndabizi iyizire twibanire ijya Yesu ijya Yesu ijya Yesu ijya Yesu Yesu ni ku murongo hari igituma mvuga gutyo igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi bitanu ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100 bararya barahaga barasigaza hari igituma mvuga gutyo igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi bitanu ariko babanje kujya ku murongo hamwe 50 ahandi 100 bararya barahaga barasigaza ibya Yesu ni ku murongo 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 urava mu murongo harinjira mu ndi mu mwanya wawe urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurushya urava mu murongo harinjira mu ndi mu mwanya wawe urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurushya ako gahinda
aha aha itama kurindi neza manya none uyu munsi nenda kuhinduraho kimwe baravuga ngo iyo umuntu agusanze iwanyu ngo uramwakiraga bangaga kubaha abagabo niyo umugore yagumarandeba atagumaragira ngo yego mutware ngo sewo ndumva ameze nabi akubahiro gusa karahagije nubwo batoze n'ibyo kurya bakagira ngo mutware wakoze kuza byo birahagije none icyo ziyo mutware wawe ndakwemereye abandi bagiraga ngo none ubwo musanzi wabo ari je mushitsi barangiye style nushaka umuterure nushaka kugira uko aho mwicaze umubwire ngo mutware icara uhumure uterere uplanning urugo rwacu aha very good Mana Deus ibi byuhero uzongera kubona cyari kweli Mana mu mukomero mashi uzagera icyo twibutse ibi byuhero aba bantu bahubireho murekuzi ahubira abantu kuboko aho kuba ubu yaje yavuye Nyakanaba ubu nuwino hubiraho abantu kuboko umunyakirire Deus none tumaze kuruhuka tuhagarara Okay. So none uramenya icyatumye mbikora no kugira ngo umugore akufata neza waba kunyura impamba y'urufite y'urugo. So ubu ngumaze gutereza ubwongo ugiye kunyura impamba y'urufite y'urugo yinuwe mudamu mwakire. To mwakire nawe mwicaze n'umura wicare nawe. Okay. Stari yafu shaka. Mwese mugenda nembe. Buhoro. Gake. Aha, mwambe amashi. Akoze cyane. Leva ndibuze kutora ngo twamaze amasaha. Dukomeze muno gusenga. Dusenge. Turagushimira cyane tugushimira ubwa mutware Deus kandi n'umugore we natwe turabakiriye kandi mu buryo bwose dukomeza n'imikoro turi kunya kuko n'ibindi twamaze kubibona turasenga tugusaba kugira ngo gahunda zose bane natwe k'itorero kugira ngo bitume gahunda zose zigenda neza kandi tuze kugaragara tubisenge twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Atwemerere master ceremony akoreho ibindi mu buryo bugeze biturinda kujya kuko niwo tuzaga n'Imana bagushira akoze cyane. Uyu munsi none kuvuga menshi ariko kuyamara ndakora mu bya bugufi cyane ndi kwakira abaje mwese kuko bamwe n'ababugufi abandi n'abakure ariko na cyane amaze nanzure mukecuru wanjye umbyara uyu nguyu bavuka hamwe uyu ni umudamu wanjye uyu nanjye niwe wakunze muri benshi. Uyu muzeyi wanjye ni data wacu niwe mugabo w'uyu nguyu ubwo dukomezamo ba data wacu bo mu family hano bari batandatu hasigayeho batatu ariko na n'ubu mwararwaye arabonetse ba mama wacu aho muri mugira gutya icyo nagendereye mukwa bano nabakure ariko aho mwahurira mu nzira ubundi mukazamye ngo twamusanze hariya turamuzi abandi bari bari tuvugiye kwe banje aba Jason ni yagira turi jombero alete mondi na nyako ni stoche twaika jombero so hingana twaguza mukagugwaje kigwabo gumwe bagore n'abakobwa imbaga nibo baje kuyirira iyo mureka n'abandi bakayirya kweli
ubwo ikimenyesha mwe musanze byashize abantu bo babiriye none ntari gutinda hari abantu babiri bashaka kwanzura hariho umuntu ukurikira Deus aho buye gashari kamwe iyo mama avuka bashiki wacu nabo hamagaye none mu rukundo bana no ni hirya kwa barya bonyene ngwe nagiye kugerayo nsanga ni kwa Rwego wari wifa manager wa hano Yona kire kuno yesterday twarara Mwumba twaturi kutinda imvura ngeragwa ngenu mukama watuhereza gacu kimwe mukama ruhanga turamutera mugabo ndamaze nashima muzeyi Yasoni uko yaje iwacu mu rugo rwa Sande Henure umucara we amasezerano ko bakoranye wabaye umugabo witware muri nawe yavuze ngo ibyo wamusabye abikore yakaze haro n'abandi banturi nabo twerekeje umugeni wanyu mugezi no hari kubaza umugeni twazanye niwe hari muzeyi niwe ntabwo atari watusabye George muzeyi Sande Henry yantumye umubereho umusanzire we bere umuhagarire muri ubu deni kamanze saba bo twazanye muhagarare kugira abantu ukuboko abo twazanye kuva n'akabande muri kigezi yese muhagarare kugira abantu ukuboko akoze ni baba twazanye na musaza wa Bonet turamusaba ngahagarare kugira abantu ukuboko musaza we sisters ba Bonet wabo niba bari hano bagare turi abantu kuboko ubuye mu cyangabo mwakoze kwita ijambo yavuye kwa mutware Sande Henure yantumye ngakishime mutware uko waramukunze umusore wawe agakunda mukobwa we none aravuga ati Kurama twashima Imana kubwo kuba yakoze bino bintu kugera uyu munsi aravuga ati mukobwa wanje Bonet musabye Imana twamushomesheje impano ya mbere mu kumushomesha amashuri umwigisha yamuhaye n'impano yo kudora cyarani na cyaracize rero impano ya kabiri aravuga ngo amuhaye ihene eneri hari hagira umusoro yizana twayisize inyuma iriya n'akana kayo rero arongera avuga ngo arihe bintu turi naryo hano kugira ngo mvireho kimwe kubera turi ku masaha ibyinshi okay mwakoze ibyo ryo gushingira umugeni yambye ngo ukora kandi kantu ka kabiri ndakageraho then arambwira ngo hari izindi pano nyinshi afatanyije n'Imana umara musengera ku Mana cyangwa isabahereze amahoro mu mago yawe then part 2 aravuga tuvire ino shimye impano ayimiri tujye ku muhango wo kwarura dufite amakureta abiri ibagari hano hafi nago abanyamwamaga bonye then dufiteho isuka akarago kanyirabukwe n'umuhoro gwa sebukwe wa Bonet tugusaba kugira ngo ababifite baryohereze byose biraho ngaho tufite kusaba kugira ngo nazo uzibegeze ebyiri aravuga ngo harona kandi karago kamura muwe muto akarago kamura muwe muto nako mukahereza muramu wari hehe mutoya Bonet mutoya
urakoze mukashiraho umufariso nawe ushaka uwundi muhorane mufite urukundo mwakoze cyane none ubwo umukobwa wa gira uko mubizi umukobwa turamwakiriye kandi tumwakiriye mu rugo rwacu rw'abasigi kuko mubizi mubabwire ngo turanezerwa cyane kandi uko tumeze okay none uko bakiraga umukobwa nanjye kanigeze ariko ndarwaye ariko ndagerageza abanda yagira imisozi ikatingitirana yareba imisozi ikava imyunda ndi mwana wa Yasoni ni Deus wa mihanda waziraka wa nyashi wa sekahande wa tembo umukondo gashushu narebye kuri ngo ndayishimira ndagira ngo njye kurya amajeri n'ibimondi wanaje ni Bonet we mukavuga mu kituza Deus wa mukuru kituza ati no wala usiginyira disize yaje yareba banda kahanga ngakiyaho mukomere wacu ni ku mukingo ukingira inyani z'uruzi wacu ntizirisha umucaca tuzahinda umukenke nirusatira n'imbaraga nitwa rudatinya nirutivumbura umuvumbi waramutse nisakirikiye ku rusenge nisatira n'imbaraga niyenderera neza ngambanyirwa neza abakobwa b'igikondo baragerana akiniko n'inzego n'iz'umugati n'amaganga y'ikuba n'ubwayikuru bingwa n'inyama y'uruganda ikimbagira itarwanye ikirangiriro cy'umusore ndavuga amahanga agaceceka bakanyititare batinya maze Deus yafashe inzira aragenda ageze muri Nyakabanda asangaho umukobwa mwiza uyu mukobwa yari mwene wabo w'ishashi y'ikiyumbu yaramwegereye amuhobeye maze Bonet yagiye guseka wese yibera nk'amashanyarazi ya umeme maze kazamutandikanisha umwaka muto wa 2024 umunsi kuye ibyivugwa turabifite abantu banyakabanda ticakuru yazikwivuga naca tuburiya si ukwivuga ahubwo ni ukuryongora abantu batigenda hukura umugabo naca sindi umugabo niyo soni iyo twicaje ahangaha maze abantu bakuri ngo bahuye n'abanyakabande simvugana n'ingoma nitwaje mbunda kirazira ndamaganga yikuba gasozi nabaramiye gashira irungu iyo batanze barambaririza iyo banze barambariranwa ibyivugo ndanga ndabitoto twose twabikeshaga umukiza ibikomangoma byateranye maze abasoma Bibiliya tuwiteka n'umwungeri wanjye waje guhuza n'umweto umwambi yawushize juru naceca juru awugaruye ndawugarura nivuganye mu batandatu genda uri umugabo nanje ndababwira ntandi umugabo wa gatandatu wa mutiku yari acidiko niho byarakiza kandi ari kure ati genda wakana kaciwe ariko rwose bino byose tuba tubikesha umutima isabunga ati naca n'uwo mukarakanti kumukiza ubundi mwene bigira imana wa gashumba wabarebutsa wakaguru wakahaya kahaya ni mwene musabandaro wa musamba ndibitugu bitumva ibinegu ndibagwa ndisambe nakandagiye amatafari ahinduka isimu ku munsi mkuye ibyivugo ndanga ndabitota twabikeshaga umukiza byose katubivuga mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka we mumpera amashyi
kubwo kutwakira twese kandi no kuba tufite umunezero bwo kunezererwa abana. None icyubahiro ni icyawe, uvugana natwe mu magambo make, nkoresha gushima kugira ngo twese tubashe gufashwa. Tubisende twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twicare shimira kandi no gukomezamo kubakira mwese ababurizi bacu. Uyu niwe muburizi w'iyi kanisa kandi mwigisha wa Deus na Bonet uyu munsi. Uyu ni umuburizi muhagarara ababurizi nuko tubite nawe n'umugore wawe muburizi nuko uyu ni wa Mwumba, uyu kandi ni wa Kashabarara n'umugore we, uyu nawe ahari Sashimwe. Amazina ni Denis Bizerimana, umuburizi w'ikanisa yakavumaga mu burisa ubwa bya Ruvumba. Nakoze cyane, nazanye n'umugore wanje nawe ari hariya. twakiriye akidikoni wacu nuko yatwakiriye kandi akaba ari mu rugo. Wakoze kutwakira, mwakoze no gutegura neza. Imana ibahereze umugisha. Nagira urugo Jason n'abandi mwese twamwakiriye kandi mwe n'umuto wacu master hariya na muzeyi n'abishingizi binamwe muhagarare babarebe bishingiye uburyo bwo kugira ngo akurire mu itorero rya Kristo. Undi ni mama Terema nawe situhari nuko mwakoze. Niyo ndavuga mama Terema mukamumenya, mama Terema mwakoze kandi mu magambo make n'ubundi ndakomeza kuganira ku magambo ari mu Befeso igice n'icya 5 mpereye ku murongo wa 18 ageza kuri 21:30 yonyine. Nsabe kugira ngo hageze mu baburizi ukadusomere dukomezemo. Ariko kuvuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka, mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu, muje mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane
kubwo kubaha Kristo. Arakoze cyane. Nuko uyu munsi twafatanije Deus kandi na Boneta kuba umugabo n'umugore. Nuko nicyo cyatumye ubwo Boneta uyu munsi yabaye Boneta ari nitwe. Uyu munsi yabaye Boneta ari nitwe. Nimusubirayo abamushingiye ni ukuvuga ngo turaje turamwakura Boneta ari nitwe, kuko umutware we ni Deus ari nitwe. Mu yandi magambo kandi kubw'uko ubu bukwe bwabo uyu munsi burashushanya ubukwe bwo mu ijuru, kandi burashushanya umukwe hari Kristo, kandi umugeni nawe akaba itorero. Nicyo kimwe rero twari turi kuvugaho turi mu rusengero, ngo abantu bose benshi bariyibagirwa. Abagabo bariyibagirwa, abagore bariyibagirwa, tukayoberwa abo turi bo. Kandi abantu benshi ntibahereza itorero agaciro, kandi abenshi barashyingiranywe mu itorero rya Kristo, kandi n'abandi benshi bavuga yuko ari abakristo, bakaba barabatijwe, bakaba barakomejwe. Niyo waba nyine kubwo kuvuga Kristo nk'umwami n'umukiza, nangwa ko yagupfiriye, twese akaba yaradupfiriye kugira ngo tubabarire ibyaha byacu, nuko ariko ntabwo uzi icyo bimenyesha. Muri make gitumye utazi icyo bimenyesha, uyu munsi uyu mugabo n'umugore kandi nanone aba bari, nuko barimo baratwigisha kubwo kwibuka itorero rya Kristo. Kandi nta nicyo kimwe muri magufi urugo, benshi ntabatekerezaga ngo urugo icyo ari cyo, kuko bazi ngo urugo ni urwo gufata gutyo. Nuko nicyo gituma umugabo n'umugore barwana, nicyo gituma ndetse mu rugo intonganya zibamo, abana na ba se, abana na ba nyina, ibintu nk'ibyo. Nuko ugasanga urugo rurimo akavuyo. Ariko ndabibutsa yuko urugo ari umushinga w'Imana, kandi ubwo ari umushinga w'Imana, ndongera kubibutsa yuko Kristo ari we nyiri itorero, niwe mutwe w'itorero, kuko n'umugabo ari umutwe w'urugo rwe, kandi n'umutwe w'umugabo akaba ari Kristo. Mumfashe duhereze Imana icyubahiro abari kubyumva kugira ngo tuze kurangiza vuba. Haleluya, haleluya. Iki kandi wongere tumubaze uti none uyu ifashe gute mu bikorwa. Ndakumva bana bari kuganira ngo ari kubaza mugenzi ngo mbese we ngo yakubaka ngo yakubaka. Nuko none mu magambo ho makeya icyo turi bwibukije, uratubwiye ngo kandi ntimugasimba inzoga zirimo 21, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Turi kugira ngo tubijane vuba. Haleluya. Ntimugasimbe inzoga zirimo ubukubaganyi. Inzoga zirimo ubukubaganyi, ikimenyetso kirebeka kimwe n'icy'abantu bamwe b'abasinzi. Iyo tuvuga ubusinzi ntari ikintu cyiza, mwese musanzwe mubizi yuko kunywa inzoga, umuntu agasinda n'ibindi bitumaga urugo rugira ikibazo, umugabo n'umugore bakagira ikibazo, n'umugore bakagira ikibazo, n'abana, ibintu bikaba bityo. So ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Aba twarabigishije Deus kandi na Boneta twavuganye nabo, tubereka urugo nyarwo urwo ari rwo, nuko kandi uko bakwiriye gufatanya urugo.
tubibutsa urukundo twababajije ngo mbese none nababajije ikibazo nuko mbahereza n'urupapuro runini buri muntu yandikeho ibyo yakundiye mugenzi we kandi nibyo akwiriye gukomeza arakora kugira ngo muri urwo rukundo bateye kuzabyibagirwa ngaba amasezerano bwa mbere bagejejeho kubikora muri bike kandi nagejejeho kubisoma ibyo baganiriye. None mu magambo make nawe nandi kukwibutsa wa mugabo we wa mugore we kugira ngo mkwibutse mbese aho urukundo rwanyu mwewe ruracyakomeza nangwa rwarasenyutse habayemo gusinda nuko inzoga zirimo ubukubaganye habayemo kudafatanya maze uwo murongo wa 21 kandi ngo mugandukirane kubwo kubaha Kristo dukorera neza kugira ngo urugo rube neza kubwo kubaha Kristo kandi katwongere tugire dutya turebe duhereze Imana icyubahiro abari kubaka nanjye bikanyubaka. Yesu ashimwe. Nuko reka abaga kubwo igituma urugo ruba rubi nuko wibagiye urukundo rwawe rwa mbere. Ikitwicaje ahangaha ni aba bantu bombi bakundanye kandi nubwo nyine twaje kureba inshuti zabo ariko ni ikintu gikuru nubwo weho utabyitayeho nuko cyagikwiriye wari ukwiriye kuvuga ngo igitumye naje n'iki. Nabonye aba bavuye Gisoro Nyakabande nyine bari kurira imisozi ubwo nibo banejeje ariko icyatumye banejeje ni uko bwari ubwa mbere n'ibindi ariko nta kandi keza uyu niwe batubwiye ngo dufite umugisha twari twuri imisozi twakoze practice abandi barabikuraga abandi babifatiraga n'ibindi bihe bitarimo y'izindi nyungu ariko twebwe twakoze iki twagize uwo mugisha uboneye cyane. Mwakoze gukora practice ubw'ibyo mwakoze noneho umuyandi utegupfa kuza hano ntari kugira ngo nuko twariye kuko twariye neza kandi mwese mwariye nicyo gitumye hariho icurere kandi turi kurana bari abantu bambaye uniformo iriya nibo basuzume maze nanjye nkora iki nisuzume mu buryo bwo kwisuzuma kugira ngo turebe mbese amaguru yacu aracyahagaze neza kandi bitume dufashwa kugira ngo nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muririmbane za buri n'indirimbo. Ubwo ndi kurangiza ubwo aya magambo ho make umurongo wa 22 ngo none Deus none ubwo mu nyumva sibyo mwe muhagarare kuko nuko aba bantu urugo rwanyu uyu munsi ngo ijambo riri kutubwira ngo ijambo ni gushaka gusoma umurongo wa 22 ngo Deus ubonye umugore mwiza kandi natwe twese mwabagabo bari hano namwe mwabagore mwe bari hano namwe mwabanyarubyiruko mwe abashaka gushaka n'uyu musore arimo bari kubaza ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza bivuga ngo iki abatari bashaka nawe ukwiriye gushaka neza kugira ngo ubone umugore mwiza abakobwa namwe mubona abasore beza none rero nje kimwe nawe Boneta ari nitwe nawe ubonye umusore mwiza. Haleluya. Ubonye umusore mwiza ariko mu yandi magambo nk'uko Bibiliya itubwira ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka nk'uko nabwo kanze usono nawe ukaba umugabo ubonye umutware nabibona uyu nguyu nawe hagarara mutware nabibona bizamunyure akwakire neza abakire neza ariko ni muyomba uyu ntazabakira neza muzaba nawe hagarara mutware
umufaza ziniyo ni mwiza nuko uyu mutware rero nawe bizamunezeza n'aba ngabo bibanezeza ndumva ndikurangirizaho ariko njyewe nigeze kwishingiraho umuntu nubwo aba mubi nubwo ruratandukana ariko aracari n'umugore we none ariko asohoza undi mugore ibintu biba bibi ava mu gakiza kandi yarari umurokore so none namwe abishingizi mukomeze gukora umurimo mwiza ahandi Imana ibane natwe wifuze kugira umugore mwiza wifuze kugira umugabo mwiza ikiruta byose kitugira umuntu mwiza ni umutima mwiza kugira ngo urebe ugerageze kugira ngo udashayisha umugabo wawe udashayisha umugore wawe ibyo nibibaho nuko mubwira n'indirimbo za zaburi muganire n'ibindi muririmbe ahandi mwakoze mwabashyitsi banyu mwe bibaho ariko turabahagaritse kugira kuko nibwo buhamya none mwicarire mwakoze Imana ibahereze umugisha muri byumva rw'abayobozi uriya mutware ni senior warden w'ikanisa n'ibindi none muje uriya ubwo tugeranye ubumwe n'itorero rya Kristo kandi n'itorero none muri make turenda gusenga nuko turangize natwe ariko uriya niwe wavuze ngaradutanga guseba none si natwe ko turenda guseba kandi nuko ahari n'abashyitsi bacu twese dusebe vuba kugira ngo duherekeze abashyitsi bacu abatari burare maze bararara nabo bizagenda neza nubwo ariko ndi kuvugira hakidiko ni oya ahubwo ndi kuvuga gutyo kugira ngo biraba nuko bari kudusaba Mwami Imana data wa twese wo mu ijuru wowe waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose turagushimye turaguhimbaje kuko mu kurema isi n'ijuru waremyemo na Adamu na Eva Mwami Imana ndetse bihora bitwibutsa amago ya mbere kandi wajaga uja kubasura mu gihe cyo cyane munsi niko twongeye kugushima no ku bwa Deus na Bonet kugira ngo Mwami Imana nabo ubwo batangiye urugendo rwo kubaka amago uze wubakane nabo ukomeze kubagirira neza urukundo rwabo ukomeze kurugwiza uko bwije n'uko bukeye kandi ukomeze kubafasha no mu biganiro byabo kuko ijambo ryawe ribivuze Mwami Imana mu gihe bari kuganira baganira iby'ijambo ryawe byabasha kubafasha mu mago yabo bikabagirira umumaro imbere y'ababyeyi babo bikabagirira umumaro mu nshuti n'abavandimwe kandi no mu gihe uzaba ubahaye impano z'abana Mana bigatuma ndetse n'urubyaro rwabo barubera icyo kureberaho cyiza ndetse babe muri wowe nawe ube muri bo ubwiza bwawe n'urukundo rwawe no kunesha kwawe bije bibahoraho ibihe byose urwera izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu gute dusaba abana bacu tutari gutinda Deus nashimye kugira ngo ngusebe ihene njyewe n'uyu mukecuru wawe kugira ngo uzi imboga z'iki gihe zirahenze ahirania bimuteraho agasosa cyangwa utudodo kugira ngo byose bigende neza hariho n'agasafuriya kuko ni amateka ako gasusa njyewe yaje umutware Yasoni archidikoni reverend wetu n'abandi bacenya baturetera umujenyi
ndabasima twarisha ubwoko bwa izire kandi we tubihari turi kugira ngo tutere turabangabangura tugende mwenu nayijana mutabana wanje ubugenesi twijire kureba ubugeni bwa mwene nyina muri iyi bahashi harimo sabune rahumura munonga yo kugira ngo mwisige aza muri kwisha kundeba kugira ngo mujyaje mubonere aza mwishire kwende tama yo konjera hayambuzi yimu mwana wanje yabaha kugira ngo haba hari hembuzi ekende netama so oryare togwe mukamwana wanje mwije kuyiyakirira tabo ryayibaretera ryabaterere simu mwije kwakira ki eyo tama yanyu kandi kukijyabasika oyishane na Denis kandi wakora munonga Denis nakuriyaga radio nirizuba karekare nakuri uri kuburi mbuza Denis ugashusha gake bana aratekateka ngo mushejuri iragura mwenu nshanjiro ro mutoreye mwenu oryayishe na Denis na ubundi aryabona yuko tumundi two kurari mwe bari munonga bakabahasa karimo saburi kuhumura so kugera muri siga meze neza yakire uri kubisubiza amago mahire n'umucara turanezerewe muno harimo isuka n'umupanga kandi na umutware mutume Milton nawe yakwaye isuka so mwami isuka wita simwe mazina ni Patrick Lepa bakurama ushomesha tujuguta rw'amashenyi parish umuri mitwarina atwakireho wewe kandi ko muhurize murungi n'abandi bari kuhayo impano zabo boro boro n'abandi bari kuza boro boro uyu numeko wacu Denis Wizerman ubu benshi bazi nk'agakuru batwitaga barungu nyine ubwo nanje nezerewe cyane ku bwa mukuru wanje Deus nyine muri kano kabahasa mfitemo inkoko yo mfitemo turanezerewe cyane kubera ibirori bya Deus kandi kuba tubereye umuco none atweretse inzira nziza natwe twatekereje kugira ngo tumubonereyo inkoko ebyiri zibyibushe z'inzungu kugira ngo zimwe ziratera amahuri katanu buri munsi kugira ngo uyu mukobwa agumanyiriye kandi ameze neza bashimwe Imana cyane n'abasumbu ba Bikokora barungutse undi mukobwa mugenzi wacu kandi ni umwana wacu dushimye kumuhereza umwenda w'abafungo kugira ngo ajye kwambara neza agiye kwita ku mufungo arebeke neza Yeyi Boneti una nakusaba kugira ngo wafateho batera agashati iheni wakoze wewe mishosho Mana kubwa Deus kandi yaratumenyesheje ko uyu munsi azaba afite gusa kugira ngo babarebe bamuboneye impano Imana yacu yabwa icyubahiro nanje kanwa kavuga ntabwo nanje nahereyeyo nabonyeyo nanje yanje basha nk'umuntu Imana ibafashe wakoze uyu nyirasenga Deus ibirori nanjye n'umucara waje muboneyo inkoko yatera amabuye nakoze cyane happy marriage Deus wakoze uyu ni Elisaba yavuge impano kandi sobanyo muri kanisa kugatwa none abasanze twamwakiriwe na Bonet abagabo no tukunze guhinga cyane ikigo cyo guhinga kandi kugira ngo bari abantu nyine tuzabaho uburo batuhe ubutungo n'ibimoni n'ibindi Yesu ashimwe cyane
Deus muto fasha wanje aravuka shilingi 10,000 tawu nyinshi Bikirimana Julius umukobwa we nzi ko nagiye iwanyiye kugusaba koze kuza ariko none ubu ngubu binezero cyane tugeze hano none nanjye mbaboneye akabahasha muguremo sabuni nziza iri kuhumura ariko ndi kubasaba ngo mugeri wanje icyo nshaka umugisha we nshaka kubaha muzaje kugenda muzaje n'umukunga wawe mugeri wanje nanjye mbatekere mbasumana akoze Imana Naomi ati arishimye cyane nawe azuruzungu agize ngo wishing you up manage please hey ayi Iradukunda Lawrence your beloved brother The parish is the Church of Uganda nezerewe kubw'ibi birori bya musaza wanje Deus abenshi bazi ko ari brother Imana ibaheze umugisha ndanezerewe kubw'ibirori mbaboneye impano y'ibihumbi 5 muramu wanje kuba Deus Roga habyeje ibirori bimwe cy'ifamily so nyina hana kabahasha inyina family ako twagira ngo tumutegure kamuyambe kujyo ubukwe so ebirimo yabishanga mu biramushemeza weba
Wera w'Isiraheli tugushimiye ibirori byiza turebye kandi tugushimiye ibyakozwe byose, izina ryawe rikarihabwa icyubahiro. Tugushimiye ubwitange bw'abantu bavuye impande zitari zimwe, bamwe kugira ngo dusubire mu mago yacu, kandi niko dukomeje gusenga kugira ngo abari buze kugenda ujane nabo, kandi na cyane n'abashyitsi bacu bavuye za Gisorora nabwo turasenze tugusaba kugira ngo ugendane nabo, kandi abari burare nabwo turagushima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi dukomeje gusengera mugaragu wawe nanone Deus na Boneta kugira ngo ukomeze kubarinda n'igihe bandira kwinjira mu nzu yabo, nabwo turasenze kugira ngo ubwiza bwabo n'ubutware bwabo bukomeze kugaragara. Mwayiriya nzu batange mu bwiza bwabo n'ubutware bwabo bukomeze kugaragara. Nanone kandi turayisengeye tuyisabira umugisha n'igihe cyabo cyose, Mana tugisabiye umugisha kugira ngo ubane nabo kandi uvugane nabo, kuko twabasengeye niko dukomeje kubasengera tubasabira nanone n'amahoro, kandi ayo mahoro akomeze kubana namwe mwese n'igihe musubira mu mago, dusubire iwacu muhira, kandi no gusaba kugira ngo amahoro y'Imana akomeze kuba muri uru rugo rw'umugaragu wayo Jasoni n'umugore na famire, kugira ngo amahoro y'Imana akomeze kubarinda, kugira ngo twese icyarimwe bitume turushaho gukomeza gukunda Imana umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi ko dusenze dusaba kugira ngo n'umugisha w'Imana Data twese n'Umwana n'Umwuka wera ukomeze kuba kuri mwe mwese, umugisha w'Imana ukomeze kuba ku bageni bacu ku bwa Deus na Boneta, na cyane n'igihe cyose cy'imibereho yabo. Nicyo gitumye bagiye kugabura uyu mugati ushushanywa guteka n'ibindi, kandi tugushimira ndetse na famire ko babatekesheje kugira ngo bagende bateke. None iki ni igishushanyo cyo kwerekana ubwiza bwawe mu nzu yabo. Tubasabiye umugisha w'ibyo kurya, ibyo kunywa, buri kimwe cyose. Tubasabiye umugisha mu mirimo yabo, ukomeze kubahera y'umugisha. Umugisha w'Imana ukomeze kubahereza ku impano z'abana kugira ngo babyare bororoke, abakobwa n'abahungu. Umugisha w'Imana ukomeze kubarinda, bagire neza mu buryo bwo gutangira amago yabo. Twese duhaguruka tugenda mu bari buze kugenda n'abari busigare, umugisha w'Imana ukomeze kuturinda turagire, wowe kutuvaho uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Kigaturinda kwihura. Okay, want to make count down from 5 to 0. Abantu bateye gutera mu mashyi babayiki. Mwakoze cyane. None Kabako Gronda Music mwana. Itonde sawari yigumane hararira kahagira akavuga ngo ndahazi. Nturayisha. Kabako Gronda Music mwana. Yes, none ari kumugaburira buhoro buhoro n'agasuru kandi abagabo bagagasuru kavuye bitoke. Muramaze ngari kurukumva akasuru ko karyoshye wo kuma gusa. Kagotomera mwana. Boro boro. Atari yamugaburira manze mumpere Boneta amashi. Manze mumpera amashi azikugabura no. So, none. Yes. Kumura mawugache, kumura ryanga, kumura mazi ngari kukumba ukasiba kukaryoshye. Kumura mubaza, utekumura ko kumwogera gusa. Boro boro. Boro. Wenu mwongere, mutima nuwanyu, wenu ukore mugundu mwongere. Mwe n'agasuru, abagore bakundaga akasuru koroshye. Yes.
Yes. Aha. Okay. None. Okay. Yes. Yes. Babashyira hakaragoza ariko muravuga mu nzira zose. Muravuga mu nzira zose nta kibazo. Tuzoda mwazicyende nzazira turi kubateganya mukazica uruhande. Yes. 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 Aha. Yes. Ongera. Yes. Bora, bora. Bora, bora. Yes, kandi bana memurazi kora neza murazisemba boro boro. So kwenda kuzana DJ hiyo ni pano ya mugeni yasohoye amahoro. Mugeni yasohoye amahoro ako gasiba ngo nakutambuka buriyo nawe yari yaranezerwa abona kugira ngo ababyeyi be nabo bajyeho. Yes. Brother and sisters ba Deus baba bari kwegera bugufi. Brother and sisters ba Deus Albanis Demasis. Yes, brothers and sisters. Mapano ya mukaka inayoimana Naomi inakulwa Deus. Beti manegele bukufu. Makamo
kandi bayimuhe mbere bwodi wakoze kugira babigire n'amakuru thank you so much badutayize n'umudamu bakwemeye ku buzima then angozi ni ansi ngabo mwegera bugufi aha then staff ya ekole francophone aho nyo usakorera oba aho boneta kwenda umizi but the staff bakahamu kanyenya hamwe mukomererwa biriya banga mukumeho ladies and women kujapa ibada yanyu maze mugere mu kanyenyera kimwe aha yes maze yene bari kwitegura maze yene ibada yanyu maze yene azikoko kujapa ibada yes oh, very good. Mala tiene allí. Tenedores en Aguilar. Yusirinda, venga ya Yusirinda casa. Yusirinda patirano. Ya Muizi, como la tanto ubicada. Teni. Okay, vamos a hacer allí ahora. We are bashima cyane nongera gushimira basigaye mu Mwumba bajyaga abandi mwakoze cyane iyi misozi ntoya yoroshe kuko imisozi iri kureba muri za 60 65 abantu bino banze bari kumwe bahekaga abarwayi bakavana hano bakajya mu itorero n'ubuki kureba ko imana iri kudukoreramo ikwiye kugeraho noneho tugerageza guhanya muzagaruka muzasanga iyi misozi imana yarayikemuye iba iri kuko tubitekereza mu by'ukuri bashima cyane abatangiye ukuboko byo gucuruza amashiringi gucuruza ibyo kurya kugira ngo bishyurweho mwakoze cyane bongera gushimira cyane abatanga isenti kuko iyo batanga isenti ntabwo byari birakora none mwamuye imana yonyine kandi abashobora kandi mukobwa nimugerayo dushimire uyu mubyeyi kuko yakoze cyane nta kindi rero imbabazi aho bitangiye neza ibyo kurya mu byo kunywa bitubarira kandi mwakoze cyane imana ishimwe. Je sais que tu organises une community. Hano twuki uyaye turesha bamashiriki no babita bashirika ko dufite rwose mushimwe nanjye ko nayibikora kandi ndori cyamani uko mukuru kujunda no bashiriki nanjye batanze umugisha